tuguhaye ikaze wowe udukurikiye. Imana iguha umugisha. Hari ibintu amadini atigeze atubwira, ibintu byinshi byihishe mu bikorwa twagize umuco. Twigishijwe ko gutanga icyacumi ari ugutanga amafaranga, ari ugutanga ubutunzi. Twigishijwe ko Imana ikeneye ubutunzi bwacu, ariko reka nkubwire wowe unyumva, Imana ntabwo ikeneye amafaranga yawe, ahubwo ikeneye umutima wawe. Kuva mu itangiriro icyacumi ntikigeze kiba amafaranga cyangwa ubundi butunzi. Ntabwo kigeze kiba guhora abantu binjira mu nsengero cyangwa kuzuza amaturo mu biseke, ahubwo icyacumi ni ikintu gikomeye cyane gusumba ibyo byose. Kubaha ni ukwizera. Kuva kera icyacumi ni ukwegurira Imana byose, ukavuga uti Nyagasani, ibyo mfite byose ni ibyawe. Abisirayeli bari barategetswe gutanga icyacumi bidaturutse kuko Imana ari umukene. Si uko ijuru ryari rifite amadeni rikeneye kwishyura amafaranga, ahubwo Imana yari iri kugira ikibigisha. Imana yari ifite ibyo ishaka kubigisha. Yagira ngo bamenye yuko ibyo bafite byose bidakomoka mu mirima yabo cyangwa mu mashyo yabo cyangwa mu mbaraga zabo, ahubwo bikomoka kuri yo. Igihe Yesu yazaga ntabwo yigeze akomeza itegeko rya kera ry'icyacumi nk'uko benshi babyigisha uyu munsi. Ntiyigeze ashyiraho umubare, igipimo cyangwa ihame. Yaje gusohoza amategeko, kubohora abantu ububata bw'amategeko no kubahuza n'Imana, kuko Imana ntabwo ishaka gusa 10%, ahubwo iragukeneye wese. Ikeneye ukwizera kwawe, urukundo rwawe ndetse no kuyiyegurira. Benshi muri mwe bigishijwe ko nimudatanga igipimo runaka cy'ibyo mutunze, Imana izabambura umugisha. Uyu munsi ndababwira yuko iryo atari ijwi ry'Imana. Imana ntabwo iguha umugisha kubera ko wishyuye ikiguzi, ahubwo iguha umugisha kuko ari nziza. Iguha umugisha kuko uri umwana wayo. Ese mutekereza kuri ya mukecuru watanze ibiceri bye 2 yari asigaranye yahawe umugisha kubw'ingano y'ibyo yatanze? Oya, ahubwo yahawe umugisha kuko yari yeguriye Imana umutima we. Yari yizeye Imana, atayizereye mu mafaranga yiwe, ahubwo ubuzima bwe bwose. Uku niko kuri mu gutanga icyacumi. Ntabwo ari ikibazo cy'ibyo watanze, ahubwo ni ikibazo cy'aho umutima wawe uri. Ese waba uri gutanga kubera urukundo cyangwa uri gutanga kubera ko ufite ubwoba? Kuko igihe wahaye Imana umutima, ubuzima bwawe no kwizera kwawe, uzabona ubutunzi bw'ukuri butari mu mufuka wawe gusa, ahubwo mu buzima bwawe bwose. Bamwe muri mwe babwiwe ko igihe badatanga 10% bari hanze y'ubushake bw'Imana. Mwabwiwe ko Yesu ubwe ari byo ashaka. Mwabwiwe ko icyacumi ari urufunguzo rufungura imigisha yo mu ijuru. Ariko ndakubaza, aho Yesu yaba yaravuze ibi ngibi? Ni hehe Yesu ategeka ibi ngibi? Soma neza ibyanditswe byera, utega amatwi neza amagambo ya Kristo, ntabwo uzigera ubyumva. Nibyo koko Yesu yavuze ku gutanga, yavuze ibyo kugira ubuntu no kwitanga no kwita ku bakene, ariko ntabwo yigeze yicaza abigishwa be ngo avuga ati mwite ku gutanga 10%, nimutabikora muzavumwa. None se mu by'ukuri ni iki Yesu yavuze? Yaravuze ngo mutange namwe muzahabwa, Luka 6:38. Yavuze umutima, ntabwo yavuze ubutunzi. Icyacumi cyari itegeko ryahawe Abisirayeli, itegeko ry'isezerano rya kera. Cyari kimwe mu bikorwa byagombaga gufasha Abalewi mu rusengero, gufasha umurimo w'Imana mu gihugu cyubatswe ku bw'itegeko ryayo. Ariko Yesu aje, ntabwo yaje gukomeza amategeko ya kera, ahubwo yaje kuyasohoza. Aha niho abantu benshi batsindirwa. Bafata ibyari byaragenewe Abisirayeli bakabyikoreza abantu b'Imana nk'imitwaro. Bafata itegeko bakarihindura ibyo abantu basabwa. Bagafata ibyari impano bakabihindura itegeko. Ariko Bibiliya iravuga ngo umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima watinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Abakorino ba 2:9. Nutanga ubikore nta gahato cyangwa atari uko watewe ubwoba cyangwa ngo utange kuko umwigisha yagusabye kubikora, ahubwo ubikore kubw'urukundo rwiriye mu mutima wawe. Nibyo bamwe bazaguhagarara imbere bakubwira bati nudatanga icyacu muri kwiba Imana.
nshuti yanjye umva nkubwire, Imana ntabwo ikeneye amafaranga yawe, ikeneye gusa ko uyigirira icyizere. Iyaba Imana yari ikeneye icyacumi cy'itegeko, Yesu yaba yarabivuze. Ariko Yesu yigishije ukwizera, kwiyegurira Imana n'ubugwaneza buturutse ku mutima aho kugira ngo bibe ari itegeko. Noneho ndakubaza ikibazo, ese uri gutanga kuko Umwuka Wera biguhata cyangwa uri kubikora kuko umuco ubigutegeka? Ese uri gutanga kuko ukunda Imana cyangwa kubera ko hari umuntu waguhatirije kubikora? Kubera ko ukuri kuzaba batura, kandi ukuri ni uko Yesu atigeze ategeka ko mugomba gutanga 10% ry'ibyo mutunze, ahubwo Yesu yadusabye gukora ikintu gikomeye gusumba ibyo byose: umutima wawe, icyizere cyawe, ibintu byawe byose. Ukuri guhari ni uko benshi muri mwe bigishijwe gutanga bidaturutse ku mutima, bidaturutse mu kwizera, ahubwo biturutse mu bwoba. Mwabwiwe ko nimudatanga icyacumi Imana izabambura imigisha. Izi nyigisho zaremye kwicira imanza mu mitima y'abantu, zibashyiramo igitutu kibabwira ko kugira ngo binjire mu bwami bw'Imana bizakomoka ku maturo bashyize mu biseke. Uyu munsi ndababwira ko batari ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ubutumwa bwiza ntabwo ari business, ntabwo ari ishoramari utanga amafaranga mu rusengero Imana ikakwishyura imigisha. Ubutumwa bwiza ni imbabazi, ubutumwa bwiza ni impano duhererwa ubuntu y'agakiza. Agakiza ni Imana yaduhaye byose, nta kintu na kimwe twatanze. Hari amajwi, hari abigisha bavuga ko nimudatanga icyacumi muri kwiba Imana, bakababwira ko nimutabikora ubutunzi bwanyu buzayoyoka, ubuzima bwanyu bukagira akaga. Ibi ngibi ni ugukoreshwa, ntabwo ari ukwizera. Mbere y'uko dukomeza, ndakwibutsa kwandika muri komenti amena ugashyigikira ubu butumwa. Niba utarakora subscribe kandi uyikore kugira ngo utazacika kwishyurirwa nk'iri ngiri. Like yawe ifite imbaraga cyane kuko iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi. Ese uratekereza ko Imana yatanze umwana wayo ngo agupfire? Imana yagukunze ukiri umunyabyaha, Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Uratekereza ko yagukuraho urukundo rwayo kubera ko utatanze igipimo runaka cy'ubutunzi? Oya, Imana ni umubyeyi, ntabwo ari umusoresha. Ariko bamwe bahinduye insengero amasoko, gutanga babihinduyemo uburyo bwa business. Bakumvishije yuko imigisha y'Imana ifite igiciro, ko igihe uzatanga ibihagije uzahabwa byinshi. Bo bari kuzamuka cyane mu bukungu mu gihe abayoboke babo bari mu mihangayiko. Uratekereza ko Yesu yashoboraga guhagarara agasaba abakene amafaranga? Oya, ibuka Yesu ahirika ameza y'abavunja amafaranga mu rusengero. Yesu yababajwe cyane n'abantu bahinduye inzu y'Imana ahantu bakwiriye gushakira inyungu. Ariko nyamara uyu munsi bamwe mu bavuga ko bahagarariye Imana bari gukora ibyo Yesu yanga. Wumve neza nshuti yanjye, Yesu nta kintu na kimwe ategereje mu mafaranga yanyu, ahubwo arashaka imitima yanyu. Ntabwo Imana iguha umugisha kuko watanze, iguha umugisha kuko ari nziza. Ntabwo igukunda kubera amaturo yawe, iragukunda kuko uri umwana wayo. Aka kanya ndakubaza ikibazo: uri gutanga kubera ko ukunda Imana, cyangwa uri gutanga kubera ko hari umuntu waguteye ubwoba? Kubera ko aho umwuka w'Imana uri haba ubwigenge, ntabwo haba gushyirwaho igitutu, ntihaba kwicira imanza, ahubwo haba umudendezo. Iyo utanze ku bushake ukabikora n'umutima wuzuye urukundo, nibyo bizaguha ibyishimo by'ukuri biturutse ku bugwaneza bw'umutima wawe. Noneho reka nkubaze, ni gute wakwiba Imana ifite byose mu kuboko kwayo? Ni gute wabasha kwiba uwashyize inyenyeri mu kirere, ufite inyanja mu biganza bye? Wabasha ute kwiba ufite byose mu maboko ye? Imana ntabwo yicaye mu ijuru igenzura uko amakonte yanyu ahagaze mu mabanki. Ntabwo itewe ubwoba n'ubutunzi bw'abantu. Imana ni isoko y'ibintu byose, umuremyi. Niyo iduha byose kandi niyo ikomeza byose. Bamwe bahagarara mu nsengero bakabwira abantu ko kudatanga icyacumi bari kwiba Imana, bakababwira ko kudatanga icyacumi bari kugundira ibyakabaye bihabwa Imana. Uyu munsi ndakubwira ko ubwo atari ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ese uratekereza ko Imana ikeneye amafaranga yawe? Uratekereza
utekereza ko uwagaburiye ibihumbi 5 by'abantu imitsima 5 n'amafi 2, uwahinduye amazi akaba divayi, uwamanuye manu zikava mu ijuru, ese utekereza ko yaba ashyize umutima ku cyacumi cyawe? Oya, Imana ntabwo iri kureba ku mafaranga yawe, ahubwo iri kureba ku cyizere ugifitiye mu mutima wawe. Abantu bamwe bagoretse ukuri, Imana bayihinduye nk'umubitsi w'amafaranga, bayigize umushabitsi cyangwa umusoresha. Gutanga babihinduye itegeko mu cyimbo cyo kuba igikorwa cy'urukundo. Babwira abantu ngo nimudatanga ntabwo Imana izabaha umugisha. Ariko ndakubwira uyu munsi inshuti yanjye, ntabwo Imana iguha umugisha kuko wayishyuye, iguha umugisha kuko ari nziza. Ibyo iguha byose ntabwo bikomoka mu mbaraga zawe, ahubwo biva mu mbabazi zayo. Urukundo igukunda ntabwo rupimirwa mu bwinshi bw'amaturo yawe, ahubwo rupimirwa mu maraso ya Kristo. Ese umwana w'ikirara yigeze asabwa kwishyura se mbere y'uko ahabwa ikazi wabo? Oya, ahubwo papa we yirutse amusanganira, aramuhobera, amwambika ikanzu n'impeta ku rutoki rwe. Uru ni rwo rukundo rw'Imana yacu. Ni umubyeyi, ntabwo ari umusoresha. Ikibazo rero, kubera iki dutanga? Kuki kwegurira Imana ibyacu? Ntabwo ari uko Imana ibikeneye, ahubwo kuko dukeneye kuyigirira icyizere. Kuko iyo dutanga tuba tuvuga tuti Uwiteka ni wowe uduha byose. Si ukubera akazi kanjye, si ubutunzi bwanjye, nta nubwo ari imbaraga zanjye, ahubwo wowe Uwiteka. Iyo dutanga dufite ibyishimo bidaturutse ku bwoba cyangwa agahato, ahubwo bitewe n'urukundo, duhita twinjira mu buzima bw'ubutunzi Yesu yasezeranije. Si ubuzima bwo guhererekanya ubutunzi, ahubwo ni ubuzima bwo kwizera, amahoro no guhabwa byose n'Imana. Uyu munsi ndakubwira ko gutanga bitagenewe kuba umutwaro ukwiriye kwikorera ku bitugu byawe. Kuva kera gutanga ni igikorwa cyagenewe gukoranya urukundo, igikorwa cyo guhimbaza, igikorwa cyo kwizera. Ariko ubu benshi bagihinduye igikorwa cy'itegeko, babigize ihame ritavuguruzwa. Baravuga ngo utegetswe gutanga 10% nta birenze, nta n'ibigabanutseho. Ese Umwuka Wera arihe muri ibi ngibi? Ibyishimo birihe? Ese muri ibi nihe hari umudendezo Yesu yaje gutanga? Bibiliya iravuga ngo umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Abakorino ba 2:9-7. Nta gahato, atari uko hari uwagutegetse gutanga, ahubwo kuko umutima wawe wuzuyemo amashimwe, kuko uri gusobanukirwa ineza n'imbabazi z'Imana. Nibyo hari benshi muri iki gihe bagushyiraho igitutu, bagoreka ibyanditswe kugira ngo batume wicira imanza mu mutima, bagatuma wizera ko uhagararanye n'Imana kubw'amafaranga watanze. Ubu ntabwo ari ubutumwa bwiza, ubu ntabwo ari ubutumwa bwa Yesu Kristo. Reba ku matorero ya kera, ntabwo batangaga kuko babisabwe, ahubwo batangaga biturutse ku rukundo rwari mu mitima yabo. Bamwe bagurishaga ubutaka bwabo, abandi bakagurisha imitungo yabo batabihaswe, ahubwo kuko imitima yabo yatwikwaga n'umuriro w'Umwuka Wera. Ibi ni byo Imana ishaka kuri wowe, bidakomotse ku mategeko, ahubwo ku mutima uvuga uti Data, ibyo ntunze byose ni ibyawe, nyobora uko nkwiriye gutanga n'igihe cyanya cyo nkwiriye kubikoramo n'aho nkwiriye gutanga. Kuko igihe utanze bikuvuye ku mutima, iyo utanze mu rukundo atari kubw'inshingano, ahubwo mu rukundo, uzabona umugisha w'ukuri uturutse ku Mana. Si mu butunzi bwawe gusa, ahubwo no mu mwuka wawe, mu muryango wawe, ndetse no mu buzima bwawe bwose muri rusange. Ese uri gutanga ubihaswe n'Umwuka Wera cyangwa uri kubikora kuko umuco ubigutegeka? Uri gutanga ubikoreshejwe no kwizera cyangwa uri kubikoreshwa n'ubwoba? Kuko igihe uhagaritse gutanga nk'itegeko cyangwa kubikora nk'ibyo usabwa, uzinjira mu mudendezo w'ubutumwa bwiza. Inshuti yanjye, itegereza ibiri kuba uyu munsi, urebe ibiri gukorwa mu nsengero nyinshi zikuzengurutse. Hari abigisha bambaye amakositime meza cyane, bambaye impeta z'amazina
zahabu ku ntoki zabo n'imodoka nziza ziparitse hanze. Barakubwira gutanga, barakubwira kwitanga, barakubwira ngo nutanga amaturo yawe Imana iraguha umugisha. Ariko ushishoje neza urabona arinde mu by'ukuri uri guhabwa umugisha. Reba ubutunzi bwabo, urebe amazu batuyemo. Baraguruka mu ndege kenshi, urebe ubutunzi bari gukusanya mu gihe abakristo babo bahangayikishijwe n'ifunguro ry'umunsi umwe. Bamwe muri bo bigisha kwizera ariko bashyira ukwizera kwabo mu mafaranga. Bamwe muri bo bigisha guca bugufi ariko barashaka cyane ubutunzi n'imbaraga. Nshuti zanjye, ibi ntabwo ari ubutumwa bwiza bwa Kristo. Yesu ntabwo yigeze yiyuzuzaho ubutunzi hano mu isi. Ntiyigeze asaba abantu amazahabu, ntabwo yigeze yubaka amazu y'ibitabashwa. Oya, umwana w'umuntu ntiyari afite aho kurambika umusaya. Yagendanaga n'abakene kandi yasangiraga n'abanyabyaha. Yatanze byose atagambiriye kwigwizaho ubutunzi, ahubwo kugira ngo akize ubugingo bw'abantu. Ariko uyu munsi hari bamwe bagoretse ubutumwa bwa Kristo. Barababwira ngo nimutanga Imana izabagira abakire, bakavuga ngo nimubiba imbuto zanyu Imana izabaha umusaruro w'amafaranga. Barababwira ngo ubutunzi ni ikimenyetso cy'umugisha, bakavuga ngo ubutunzi ni ikimenyetso cyo kwizera. Nyamara ubu si ubutumwa bw'umusaraba. Ibyo Yesu yaravuze ngo ntimwibikire ubutunzi mu isi, aho ingese n'inyenzi ziburya n'abajura bagatobora bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru. Ntabwo Yesu yasezeranije ubutunzi bw'isi, ahubwo yasezeranije ubugingo buhoraho. Ntabwo yaduhamagariye gushaka amafaranga, yaduhamagariye gushaka gukiranuka. Hari benshi uyu munsi bakoresha izina rya Yesu kugira ngo buzuze imifuka yabo. Bafata iby'abakene nyamara bari baje babahungiyeho. Barasaba byinshi kandi n'ubundi bafite ibibasaguka, bakabyita kwizera. Ariko nshuti zanjye, ibi si ukwizera ahubwo ni ubugugu. Ndakubwira ukuri uyu munsi, Imana ntabwo ishishikajwe n'ubutunzi bw'abantu, ntabwo ishiturwa n'ubwinshi bw'ibyo utanga, ahubwo ishishikajwe n'umutima ufite mu gutanga kwawe. Umupfakazi watanze ibiceri bye 2 yari asigaranye mu maso y'Imana yatanze byinshi kuruta umukire watanze bike mu byo atunze. Kubera iki? Kuko yatanganye ukwizera. Ntiyabikoze ngo yiyerekane. Ibi ni byo Imana ishaka. Ntabwo ikeneye ubutunzi bwinshi cyangwa ubukire bukomoka mu gushuka abantu, ahubwo imitima imwiyeguriye. Ndababwira uyu munsi, ntimugwe mu bushukanyi, ntimwizere ibinyoma bibabwira ko imigisha y'Imana igurwa amafaranga, kubera ko umugisha ukomeye ni agakiza ku bugingo bwanyu mwahawe ku buntu muri Yesu Kristo. Kandi iki ngiki gifite agaciro gakomeye cyane kurusha izahabu zose zo mu isi. Reka mbabwire ikintu kimwe nshuti zanjye, ntabwo icyacumi kigeze na rimwe kibi cyo kubeshaho urusengero, nta nubwo kigeze kibi cyo gutunga abayobozi b'amadini. Oya, igihe Imana yashyiragaho icyacumi mu isezerano rya kera, cyari kigenewe ikintu gikomeye cyane. Cyari kigenewe kwita ku bakene, abafite ibibazo n'abatagira ibyo kubafasha. Icyacumi ntabwo cyari kigenewe gufasha abashumba ubwabo, ahubwo imfubyi n'abapfakazi, abashyitsi ndetse n'abo bose batagize icyo bafite, abo bose badafite uwabafasha. Umutima w'Imana kuva kera uri ku bakene, uri ku banyantege nke, uri kuri abo bose isi yirengagiza. Igihe yategekaga Abisirayeli gutanga, ntabwo yari iri kubaka ikigo cy'iyobokamana, ahubwo yari iri kubaka kominote y'urukundo, y'ubutabera, kominote yuzuyemo ibihagije byo gufasha abo bose bakeneye ubufasha. Noneho ndakubaza nti, ese uku niko icyacumi gikoreshwa mu nsengero za none? Ese mu by'ukuri kiri guhabwa abakene? Ese kiri kugera ku bapfakazi? Kiri kugera ku mfubyi n'abashonje? Cyangwa ahubwo kiri kwegeranywa kikabikwa ku makonte yuzuyeho amafaranga mu mabanki, kikazakoreshwa cyubaka amazu agezweho no kuba mu buzima bw'ikirenga? Nshuti zanjye, Yesu ntabwo yaje kubaka inyubako zigezweho, ahubwo yaje kubaka ubwami bw'Imana mu isi.
kandi ubwami bw'Imana ntabwo bwubakishwa amatafari n'amabuye, ntabwo bwubakwa na zahabu cyangwa andi mabuye y'agaciro, ahubwo bwubakwa n'ubugingo bw'abantu, imitima yiyegurira Imana. Uyu munsi hari insengero zinyuramo amamiliyoni menshi y'amafaranga, ariko abakene bicaye hanze bicwa n'inzara, bihebye ntawe ubitayeho. Hari insengero nyinshi zitakaza amafaranga ku bintu bihenze cyane, mu gihe imiryango myinshi y'abasengera muri zo bari kwicwa n'inzara. Ndababwira ukuri yuko uyu atari umutima w'Imana. Igihe Yesu yari mu isi ntabwo yigeze abwira abantu ngo bazane amafaranga yabo ngo abe umukire. Oya, yabwiye umutware ati gurisha ibyo ufite byose uha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Soma Luka 18:22. Yagaburiraga abashonje, yakizaga abarwayi, yahagurutsaga ibimuga, nta kintu na kimwe yafataga gikomotse kuri bo, ahubwo we yarabahaga. Ariko uyu munsi benshi bagoreka ubutumwa bwe, bafashe icyacumi bagihinduramo bizinesi, bakabyita kwita ku nyubako z'insengero aho kubaka imitima y'abantu. Ariko ndabwira itorero nti ntabwo Imana iba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Ubuturo bw'Imana ni imitima y'abantu bayo. Noneho nakubaza nti gutanga kwacu kugambiriye iki? Ese turi gutanga kuko dukunda Imana n'abantu bayo, cyangwa turi gutanga kuko hari abatubwiye ko nitutabikora tuzavumwa? Turi gutanga kugira ngo dufashe abababaye, cyangwa turi kubakira amazu abakeneye kuba badasanzwe? Kuko nshuti zanjye, intego y'ukuri yo gutanga n'urukundo, gukunda Imana no gukundana hagati yacu. Igihe dutanze dufite uyu mutima, iyo dutanze atari uko tubisabwa, ahubwo kuko dukeneye ko ubuzima bw'abantu buhinduka, tugatanga dushaka ko abatishoboye bamererwa neza, iki nicyo gihe gutanga kwacu guhinduka igikorwa gihimbaza Imana. Gutanga twabyambuye agaciro, tubigira ibintu by'akamenyero, ibintu dukora tutabanje kubitekerezaho, tutabanje gusenga, tutigeze dushaka umutima w'Imana. Benshi barabwiwe ngo mutange icyacumi cyanyu muzaba mwujuje inshingano zanyu. Benshi bazi ko iyo bashyize icyacumi cyabo mu biseke baba bujuje inshingano zabo, ariko ndababwira uyu munsi Imana ntabwo ishishikajwe n'imihango itagize icyo isobanuye, ntabwo inezezwa no gutanga kw'amaboko. Reba ku bafarisayo uburyo batangaga ibyacumi, babaraga buri kintu cyose kugira ngo bamenye neza ko batanze 1/10 cyuzuye neza nta kwibeshya. Ariko se ni iki Yesu yababwiye? Yaravuze ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga 1/10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Matayo 23:23. Murabibona neza, abafarisayo batangaga ibyacumi byabo, ariko bakirengagiza gushaka umutima w'Imana. Bakurikizaga inyuguti z'amategeko, ariko bibagirwa urukundo. Bari abizerwa mu mibare, ariko ntacyo bafite mu mwuka. Ariko ndakubwira uyu munsi ko Imana ishishikajwe gusa n'umutima wawe, ntabwo ari igipimo cy'ibyo utanga. Ntabwo ishaka kutanga kuko usanzwe ubikora, ntabwo ishaka kutanga kuko ari inshingano, akamenyero cyangwa itegeko ry'idini. Oya, ishaka kutanga mu kwizera. Iyi niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo udafite ukwizera ntabasha kunezeza Imana. Gutanga kutarimo kwizera, kutarimo gusenga, kutarimo urukundo, ntabwo gushobora kunezeza Imana. Kuko Imana ntabwo ikeneye amafaranga yawe, ahubwo ikeneye ko uyigirira icyizere. Ishaka kuza imbere yayo ukavuga uti Uwiteka, ibyo mfite byose ni ibyawe, nyigisha uko nkwiriye gutanga, aho ngomba gutanga n'igihe ngomba kubikorera. Nyoboza umwuka wawe wera, ne kuyoborwa n'akamenyero. Ariko bamwe gutanga icyacumi babigize formule, baravuga ngo ntanze ibi nzunguka biriya. Benshi babifata nk'ingurane cyangwa ishoramari n'Imana. Ariko ndakubwira ko Imana ntabwo ari umubitsi w'amafaranga. Imana ntabwo ari isoko, ahubwo ni ushobora byose, umutware usumba byose. Imana umutware wa byose. Gutanga by'ukuri ntabwo bishingiye ku gipimo cy'ibyo utanga, ahubwo bishingiye ku mpamvu igutera kubikora.
bishingiye ku mutima ufungukiye kuvuga ngo Uwiteka gufitiye icyizere muri byose. Ukuri ko gutanga guhesha ibyishimo, amahoro, kuzana ukubaho kw'Imana mu buzima bwawe, atari uko waguze ineza y'Imana, ahubwo kuko uri kugendera mu kwizera no kubaha. Fata umwanya utekereze gatoya. Ugutanga kwawe ubikora kuko ufite ihishurirwa cyangwa ubikora nk'akamenyero? Utanga kugira ngo wubake ubwami bw'Imana cyangwa utanga kuko ari ngombwa? Kuko nshuti zanjye, igihe utanga mu kwizera bikuvuye ku mutima, atari itegeko, bitavuye mu kwicira imanza mu mutima, ahubwo mu rukundo no kwiyegurira Imana, nibwo gutanga kwawe guhinduka umugisha n'ibyishimo, nibwo bihinduka igikorwa cyo guhimbaza Imana by'ukuri. Uyu munsi ndabwira abantu ko ubwami bw'Imana budakora nka systeme zisanzwe zo mu isi dutuyemo. Isi iravuga ngo niba ushaka byinshi zigama byinshi, niba ukeneye kuba umukire gundira, niba ukeneye kuba umunyembaraga ganza abandi. Ariko mu bwami bw'Imana, niba ushaka guhabwa tanga, niba ushaka kuba ukomeye bumugaragu w'abandi, ita ku bandi, niba ushaka kugira umugisha bumugisha ku bandi. Ikibazo uyu munsi ni uko benshi bigishijwe gutanga ariko ntibigishijwe impamvu, bigishijwe gutanga icyacumi ariko ntibigishijwe amahame yacyo. Nshuti yanjye, ndakubwira ko igihe cyose ukora ibintu utumva impamvu zabyo, bihinduka iyobokamana aho kuba ihishurirwa. Icyacumi ntabwo ari icyo kugira ngo gahunda z'urusengero zikomeze gukorwa, ahubwo ni uburyo bwo kwinjira muri systeme y'ubutunzi bw'umwuka. Icyacumi ntabwo kigeze kibi cyo gutangwa kubera ubwoba cyangwa kugitanga kubera ko wabihaswe n'abantu, ahubwo ni ihame ryo kubaha umwami. Mu myaka y'ubwami bwa kera, igihe cyose abantu bazanaga imbuto zabo za mbere ku mwami, ntabwo ari uko umwami yashakaga ibyo kurya cyangwa ubutunzi. Cyari igikorwa cyo kwemera ubutware bwe, ubufasha bwe n'ubudahangarwa bwe mu gihugu. Imana ni umwami mu bwami bwayo. Ibyo dufite byose bikomoka kuri yo. Iyo dutanga, ntabwo tuba dutanga amafaranga, ahubwo tuba dutangaza tuti Uwiteka uri isoko y'ibyanjye byose. Ntabwo ari akazi kanjye, ntabwo ari business yanjye, nta nubwo bikomoka kubo nziranye nabo. Oya, wowe gusa ni wowe umpa byose. Unyumve neza, icyacumi ntabwo ari igikorwa cy'amaji, nta nubwo ari uguhererekanya nk'ubucuruzi, aho utanga 10% ukazahabwa 100% nk'inyishyu. Ku Mana ntabwo ari mu mikino y'amahirwe. Ibi ni by'abantu babeshywe. Barabwiwe ngo mutange muzaba bakire, ariko nyamara intego yo gutanga si ukuba abakire. Intego yo gutanga ni uguhagarara mu butunzi bw'Imana bwo mu mwuka. Iyo uri gukorera mu mahame y'ubwami bw'Imana, uba uri gushyikira ibintu bikomeye cyane kurenza ubwenge bwa muntu. Uba uteye intambwe winjira mu kwakira ibiturutse mu butware busumba imbaraga z'abantu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati, mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabihabwa nk'inyongera. Ikibanza si amafaranga, ahubwo habanza ubwami bw'Imana. Iyi niyo mpamvu abantu benshi batanze ibyacumi byinshi, ariko na n'uyu munsi bakaba bakibayeho mu buzima bwo gusunikiriza, kubera ko baratanze ariko batanga gusa kuko babitegetswe. Ntibigeze bahuza imitima yabo n'amahame y'ubwami. Imana ntabwo ireba ku bunini bw'ibyo utanga, ahubwo ireba niba uri kubikora uyobowe n'ubwenge bwayo, intego yayo n'ubushake bwayo. Aka kanya tekereza neza, wibaza uti gutanga kwanjye kugambiriye iki? Ese ndi gutanga kuko nizeye cyangwa ndi gutanga kuko natewe ubwoba? Ese ndi gutanga kubw'ihishurirwa cyangwa ndi gutanga kuko nabitegetswe? Kubera ko igihe utanze bivuye ku mutima wawe usobanukiwe ubwami, iyo wubashye Imana nk'umwami wawe n'isoko y'ubutunzi bwawe, aha ntabwo uba uri gutanga gusa, uba uri gusembura amahame y'ubwami bw'ijuru. Igihe ubayeho muri aya mahame, uzabona ukuboko kw'Imana gukora, atari mu butunzi gusa, ahubwo mu bice byose by'ubuzima. Hano hari ikintu ugomba gusobanukirwa. Intego ikomeye y'Imana si ukugira amafaranga menshi mu biganza byawe, ahubwo intego yayo ni ugukura umwuka w'ubukene mu bitekerezo no mu bwenge bwawe. Kuko ubukene ntabwo ari ikibazo cy'ubwinshi bw'amafaranga ufite, ahubwo ni ikibazo cy'imitekerereze n'imyumvire bikubuza kugera kure.
imyumvire n'imitekerereze yawe bigukontorora bikakubuza gutera intambwe ngo winjire mu mwuzuro w'iby'Imana igufitiye. Amadini yigishije abantu benshi gutanga, ariko ntiyabigishije kuyobora, kugenga cyangwa gutwara. Yabigishije gutanga icyacumi, ariko ntiyabigishije gucunga neza ubutunzi mu bwami bw'Imana. Umva neza ibi bintu. Imana ntabwo ishaka kukuremamo umuntu ufite umutima wo gutanga, ahubwo ishaka kukuremamo umuyobozi ufite ububasha bwo kugenga ubutunzi. Kuko mu bwami ntabwo turi abasabirizi, nta nubwo turi abacakara, ahubwo turi abaragwa, turi abacungamutungo mu bwami bw'Imana. Bibiliya itubwira ko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka, Zaburi 24:1. Ibi bisobanuye ko ubutunzi bwo mu isi atari ubw'abanyabyaha, ahubwo ni ubw'Umwami. Kandi niba turi abana b'Umwami, dukwiriye gutekereza nk'abantu b'ibwami aho kugira ngo dukomeze gutekereza nk'abanyamadini. Ikibazo gihari ni uko benshi bigishijwe uburyo bwo gutanga, ariko ntibigishijwe kubyaza umusaruro. Bigishijwe gutanga icyacumi, ariko ntibigeze bahabwa ubwenge bwo gucunga ubutunzi, gushora imari no kurema impinduka mu miryango. Nshuti yanjye, ntabwo gutanga ari uguteshuka ku nshingano zo gucunga ubutunzi, ahubwo ni igikorwa cy'umwuka cyo kwinjira mu mikoranire n'Imana. Ibuka umugani w'itaranto. Yesu yaravuze ngo umutware yahaye umugaragu umwe itarane 5, undi amuha 2, undi amuha 1. Babiri ba mbere bakubye kabiri ibyo bahawe, uwanyuma iye ayitaba mu butaka. Umutware agarutse ntabwo yashimishijwe n'uwayitabye, ahubwo yashimishijwe n'abafashe izo bahawe akazibyazamo izindi. Iyo niyo myumvire yo mu bwami. Ntabwo ari ugutanga gusa, ahubwo kugira ubwenge bwo kwita ku byo ufite ukabibyazamo byinshi. Imana ntabwo gusa ishaka kugira umutima wo gutanga, ikeneye kuba umucungamutungo, umushoramari, warangiza ukaba ikigega cy'ubutunzi, ukabugeza no ku bandi kubw'intego yo kuzuza umugambi w'Imana. Kuko igihe uzaba utekereza nk'umucungamutungo w'ubwami, ntabwo uzabona amafaranga nk'ikintu gusa cyo gutanga, ahubwo uzayareba nk'igikoresho cy'imbaraga, nk'igikoresho kirema impinduka, nk'itangiriro ryo kwaguka. Ndakubwira nti Imana ntabwo ishaka kubaho usunikiriza, ahubwo ishaka kuganza, ishaka kugira ubwenge, ugafata ingamba ndetse ukagira inzozi. Irashaka gukoresha umusaruro wawe ukaguka, ugatera imbere mu cyimbo cyo gutera inkunga amadini. Irashaka ko wubaka business, ishoramari, kugira ngo ushyigikire community, kugira ngo ucagagure iminyururu y'ubukene bwabaye akarande mu bantu, kurema ibisubizo mu buzima bw'abantu. Kuko intego nyamukuru y'ubutunzi ntabwo ari uko umuntu yiyumva atekanye, ahubwo kurema impinduka. Intego y'Imana mu kuguha umugisha si ukugira ngo ugwize byinshi, ahubwo ni ukugira ngo uhinduke umugisha ku bandi. Impamvu ikwagura ni ukugira ngo uhindure ubuzima bw'abantu benshi, uhindure amahanga, wagura ubwami bw'Imana mu isi. Nugendera mu iyerekwa ry'ubwami bw'Imana mu buryo bwuzuye, ntabwo uzakomeza kwibona nk'umuntu gusa utanga, ahubwo uzajya wibona nk'umucungamutungo w'Imana, umuyobozi mu butunzi bw'Imana, ndetse nk'inzira yo gusohoza umugambi w'Imana. Iyo uri muri uyu murongo, nta gipimo ntarengwa kiba gihari cy'ibyo Imana ishobora gukora ibicishije mu buzima bwawe. Imana iba ishobora gukora byinshi inyuze muri wowe. Abantu benshi bazahabwa umugisha unyujijwe mu biganza byawe. Nshuti yanjye, uyu munsi umaze kumenya ukuri. Gutanga icyacumi si umutwaro, ntabwo ari ishoramari, nta nubwo ari imisoro ku Mana, ahubwo ni igikorwa cyo kwizera. Ni itangazo ryamamaza ibyiringiro dufite mu Mana nk'isoko y'ibyacu byose. Imyaka myinshi abantu bagoretse intego zo gutanga icyacumi. Bamwe bagikoresha mu buryo bwo kumanipira abantu, abandi bakigize imihango, bituma benshi batamenya amahame y'ubwami yo kwita ku mutungo. Ariko uyu munsi urabimenye ko Imana idashaka kutanga kuko watewe ubwoba, ahubwo ikeneye kutanga kubwo kwizera. Ntabwo ikeneye gusa kutanga, ahubwo ikeneye kuba umutware, umucungamutungo, ikeneye kuba umuhereza w'umugisha ku bandi. Intego ntabwo ari ugutanga amafaranga mu biseke, ahubwo intego ni ugusobanukirwa ko ibyo ufite byose ari iby'Imana, kandi iguhamagarira kubikoresha kubw'icyubahiro cyayo.
cyayo. Bitekerezeho gatoya. Ese uriteguye kuyoboka ubwami bw'Imana? Uriteguye kuva mu bubata bw'amadini ugatangira kugendera mu bwenge n'ubushake bw'Imana? Kuko Imana ntabwo ishishikajwe n'amafaranga yawe, ahubwo ishishikajwe n'umutima wawe. Igihe uzaba weguriye Imana umutima wawe, ugasobanukirwa ko udakwiriye kurambura ibiganza byawe gusa, ahubwo ukamenya ko uri umucungamutungo w'Imana, uzatera intambwe winjira mu migisha no kurema impinduka biruta cyane icya cumi n'amaturo. Uyu ni umwanya wawe wo gukanguka, ni umwanya wo gutandukana n'imitekerereze igukerereza, ni umwanya wawe wo kwinjira neza mu ntumbero Imana igufiteho. Ubwami bw'Imana ntabwo bwubakiwe ku bwoba, bwubakiwe ku kwizera, kandi ntabwo buyoborwa n'agahato, ahubwo buyoborwa n'urukundo. Umutima wawe, ubutunzi n'ubuzima bwawe bwose nubihuza n'amahame y'ubwami bw'Imana, ntabwo uzongera kubaho usunikiriza, ahubwo uzabaho uganje. Imana iguha umugisha.